Mwaramutse mwiriwe shalom shalom kuri mwese murimo kumva iki kiganiro. Imana yo mu ijuru yongere itugirire neza, Imana yo mu ijuru yongere itwagure, iduteze intambwe mu buryo bwose, mu mwuka, mu mubiri ndetse no mu bugingo. Imana idufashe cyane. Turashima Imana y'amahirwe adasanzwe yo kongera kuvuga ku ijambo ryayo. Reka Imana ihabwe icyubahiro muri byose, reka Imana ishirwe hejuru muri byose. Reka dusenge. Uwiteka Imana ikomeye, Imana y'agakiza kacu, byiringiro bizima, twongeye tuje imbere yawe Mwami, duciye bugufi cyane, tugusaba ngo Mwami ubane natwe, vugana n'imitima yacu Mwami, vuga rimwe gusa kandi imitima yacu irakira, kandi ubugingo bwacu burakira, kandi imibiri yacu irakira. Mwami, turagutegereje uyu munsi mu buryo budasanzwe, turashaka kugendagende mu buryo budasanzwe, turashaka gukora imirimo itangaje kandi imirimo ihambaye mu buzima bwacu. Urakoze kubana natwe, urakoze Mwami kutuganiriza, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusenze, amen. Reka tudatinze, reka turacyari ku ijambo ryacu, ijambo rivuga ngo kuba mu bwihisho bw'isumba byose, kuba mu bwihisho bw'isumba byose. Kuba mu bwihisho bw'isumba byose ni iby'agaciro cyane. Ubwa mbere twavuze ko inyungu ya mbere tuvana mu bwihisho bw'isumba byose ni ukugira umutima umenetse. Twavuze yuko Imana ntabwo ijya isuzugura umutima umenetse cyangwa se umutima ushenjaguye. Icya kabiri twarebye, turavuga ngo ikintu cya kabiri tubona mu bwihisho bw'isumba byose ni imbabazi n'impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana cyangwa se ibambe z'Imana. Ikibazo, abantu benshi batekereza yuko ikintu cyitwa umutima umenetse cyangwa se imbabazi z'Imana tuzikenera gusa mu gihe tugiye gukizwa, cyangwa se mu gihe ni iby'abanyabyaha bashaka gukizwa. Ariko reka nkubwire, dukeneye impuhwe z'Imana, dukeneye impuhwe z'Imana ibihe byose no muri byose. Ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo wige ariya amashuri yawe yarangize. Ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo umwana akure atavunitse, atahiye, atagize ikibazo icyo ari cyo cyose. N'imbabazi z'Imana n'impuhwe zayo. Dukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo ingo zacu zikomere. Ukeneye imbabazi z'Imana kugira ngo ibyo ucuruza bigende. Ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo aho ukora batakwirukana. Ni ubugambanyi bwose bujya bubaho wowe utabizi. Ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo ukomeze wicare ku kazi. Ukeneye impuhwe z'Imana kugira ngo Imana yongere iguhe akazi mu buryo budasanzwe, iguha akazi mu buryo bw'igitangaza, ikuzanira akazi utigeze usaba mu izina rya Yesu, ikuzanira isoko cyangwa se akazi utigeze ushaka, utigeze upiganirwa. Imana igiye gukora ibiriya kubw'umurava wayo. Imana ntabwo itegereza yuko twuzuza amategeko yose. Imana iza gutegereza ko wishura icyacumi kugira ngo ibashe kukugirira neza. Mu by'ukuri nta na rimwe, nta n'umunsi n'umwe wakateye imbere, kuko ufitiye Imana ibirarane byinshi cyane. Ntabwo mbabuza gukora ibyacumi no gutanga, mbabwira ngo Imana iri bubikorere imbabazi zayo. Mugomba kumvira, ariko rimwe na rimwe Imana ijya yirengagiza, ikirengagiza intege nke zacu, ikirengagiza amafuti yacu, ariko igakora ikoreye imbabazi zayo. Dukeneye imbabazi z'Imana hose mu buzima bwacu kugira ngo ingo twubaka zikomere, zifatike. Ni imbabazi z'Imana kugira ngo abana bakure. Haleluya. Muri business yawe ukeneye imbabazi z'Imana. Mu bintu byose dukeneye imbabazi z'Imana. Ari imbabazi z'Imana zije muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ari indi favor Imana izanye, ari ikindi gikundiro, hari ayandi mavuta. Imana yirukanye umwuka w'ubukene mu izina rya Yesu. Imana itanze umugisha itanze, ihaye ikirere cyo mu ijuru, ihaye ikirere umugisha, kandi
kandi haye imipaka umugisha, kandi itanze imbabazi zayo mu bantu bayo. Mu bantu Imana itanze imbabazi, mu butaka Imana itanze imbabazi, ndetse musi y'ubutaka hagiye kuboneka amabuye y'agaciro kizatuma abantu bose bo mu Rwanda baba bakire, ku buryo bazashiraho itegeko ivuga amafaranga make umuntu atajya munsi. Amafaranga make umuntu atajya munsi. Mushatse mwatangira mukimenyereza kwikorera imirimo, kandi Imana igiye kuzana mubone ibikoresho byose byo mu nzu mukeneye kugira ngo mwifurire, kugira ngo mwitekere, kugira ngo mwiyogereze amasani, mukora amasuku, kuko Imana igiye guhindura buri munyarwanda wese. Umuntu uzajya ushaka umukozi wamubaza amafaranga akakubwira amafaranga nawe uhembwa, ku buryo ukamwihorera. Imana igiye kongera guhindura igihugu cyacu cy'u Rwanda imere nka Dubai, ku buryo abantu bazajya bifuza kuza gufatanya n'abanyarwanda kugira ngo bakore business mu Rwanda. Imana igiye gukora amabuye y'agaciro aboneke munsi y'ubutaka bw'u Rwanda. Imana igiye gutanga umugisha wo mu mwuka, abantu bahindukirire Imana. Imana igiye gutanga ikikundiro kidasanzwe ku gihugu cyacu. Abantu bazifuza kuza gusura igihugu cyacu, kandi bazifuza kuza kuhabonera umugisha. Imana igiye kwirukana umwuka w'ubukene. Ubukene ni umwuka. Imana igiye kubw'imbabazi z'Imana. Imbabazi n'impuhwe z'Imana. Humura, Imana iraje ibigenze neza. Ibidafite ubuzima ibiha ubuzima, ibidasobanutse nabyo bisobanure mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero tugeze ku munsi wacu wa gatatu, tugiye kwiga ikintu gikomeye cyane tubona mu bwihisho bw'Imana. Ikintu kitwa mu bwihisho bw'Imana turaruhuka kandi tugahumurizwa. Mu bwihisho bw'Imana habaho iruhukiro no guhumurizwa muri uru rugendo rwo mu ijuru. Umutima ujya uruha, umutima uraruha cyane, ariko Imana iravuga ngo ije kuturuhura. Yesu yaravuze ngo nimuze mwese abarushe n'abaremerewe, nimuze musange kandi ndabaruhura. Iyo tugiye mu bwihisho bw'Imana turaruhuka cyane. Imana itugirira neza kuko turuhukira mu bwihisho bw'Imana. Umuntu wese wavutse ku mugore, uwavutse, umuntu wese wambaye umubiri n'amaraso, umuntu wese ari igihe azagera akaguhemukira. Umuntu wese wambaye aba afite ubushobozi muri we bwo kuguhemukira, ariko Imana yonyine niyo ibasha kutaduhemukira. Umuntu yaguhemukira muri business, akongera akaguhemukira mu kazi ukorera, uwundi akaguhemukira mu bukwe, uwundi mu buhamagaro, umuntu akaguhemukira ukumirwa, ukavuga ngo uyu mupasiteri naramukoreye imyaka ishize nta no kuma kuba umudiyakoni. Ariko reka nkubwiye, nubwo abantu baguhemukira, iyo abantu baguhemukiye, ahantu hambere ho kwirukankira ni ukujya mu bwihisho bw'Imana. Imana idufashe cyane. Tugomba gushaka guhumurizwa ku Mana, atari ku bantu. Ari abantu bashaka guhumurizwa mu bantu, abandi bagashaka guhumurizwa mu bintu. Ari umuntu wumva ko kwigwiriza ibintu byinshi nibyo bimuha kuruhuka, nibyo bimuha guhumurizwa. Ariko ibintu, reka nkubwire, ibintu ntabwo igiye biguhumuriza. Abandi bagashakira guhumurizwa mu mavideo cyangwa se mu mamuvi, kureba amafilme, akumva ko icyo nicyo kintu kimuha kuruhuka cyangwa se kimuha guhumurizwa. Ariko reka nkubwire, ibyo byose nta guhumurizwa by'ukuri bizana mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo iri muri Zaburi 27 no ku murongo wa 13. Mba nadarabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka munsi mw'isi y'ababaho. Ntegereza Uwiteka, komera umutima wanjye,
komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Ni mu kutegereza Uwiteka niho tuvanaho guhumurizwa. Nta bintu byaguhumuriza, nta n'ibintu byatuma uruhuka, nta n'ibintu byatuma uruhuka usibye mu bwihisho bw'Imana niho tuhavana guruhuka no guhumurizwa. Hari abantu benshi cyane bagenda bakora amakosa atandukanye mu buzima bwabo kubera kujya kubwira amagambo yabo y'ibanga, bakabibwira abantu ibintu Imana yonyine yakagombye kumva, ukabibwira abantu, hanyuma ukasanga ibyo bintu wabivuze ukabisanga hanze, cyangwa abo bantu ibintu wababwiye bakabigucyurira. Kubera iki? Kubera yuko bisaba yuko ari ibintu ubwira Imana yawe gusa. Wabibwira umwana w'umuntu akaguhemukira, akabigucyurira, cyangwa se akabivuga ahandi ukabisanga hanze, ari ibintu wabwiye umuntu. Kubera iki? Kubera ko washakiye kuruhuka, washatse kuruhukira ku muntu, washatse guhumurizwa n'umuntu, kandi ari ibintu umwana w'umuntu ari ahantu atajya agera. Muri iyi si umutima ujya uruha, umutima uraruha, uragenda hanze bakakuvuga, umutima ukaruha, wasubira imbere ugasanga ibibazo ni byinshi birusha umutima. Uwo muririmbyi yaravuze ngo nyura mu misozi nkanyura mu mataba, aho hose nuko hagenda harusha umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka, kandi Uwiteka nawe ntatinda kunyumva. Reka nkubwire, iyo urushe, iyo unaniwe, bakuvuze nabi, bagutekereje nabi, bashaka kukugirira nabi, ugashaka amafaranga ukayabura, umutima ukaruha, ahantu hambere ho kuruhukira ni ku Mana yawe. Ni ku Mana yawe, ntabwo ari ku bana b'abantu. Ni ku Mana yawe niho ugenda ukaruhukira mu izina rya Yesu. Ariko abantu benshi dushakira kuruhukira ahandi hantu, tugashakira kuruhuka mu bintu, ukumva yuko iyo wigwirijeho ibintu nibwo uri buruhuke. Nugwiza ibintu ukagira ibintu byinshi, ariko reka nkubwire, uko urushaho kugira ibintu niko ahubwo ibibazo bijya birushaho kuba byinshi cyane. Umuririmbyi yaravuze ngo azambundikiza amoya ye, hanyuma ampishe mu mababa ye. Imana ijya iduhisha kwa kundi igisiga cyangwa se ikizu kigenda kikarambura amoya yayo munsi hejuru y'abana bayo. Nuko Imana iturinda, nuko Imana iturinda, ikaturinda ko ikibi kitugeraho, hanyuma ikabafata ikabahisha munsi y'amababa yayo. Ni ukuvuga yuko Imana igiturinda cyane, igiturinda cyane. Imana iraturinda cyane, ikatugirira neza. Umwana wawe yaguhemukira, umubyeyi wawe yaguhemukira, kuko ni umuntu. Uwo mwashakanye yakuhemukira, na pasiteri wawe yakuhemukira. Niyo mpamvu abantu bashaka inshuti, akumva ko nabona inshuti ubuzima bwe bugiye kumera neza. Inshuti yamuhemukira akava kuri iyi nshuti akajya ku wundi, iyo nshuti nawe yamuhemukira noneho akajya ku mukozi w'Imana, umukozi w'Imana noneho namuhemukira akavuga ngo nta mpamvu yo kubaho ku isi. Ni kubera iki? Yanze isi, akavuga nka Salomoni ngo byose ni ubusa, byose ni ubusa, nta kintu bimaze. Ukumva yanze no kubaho. Kubera iki? Kubera ko yashakiye uburuhukiro mu bantu. Tujye dushaka kuruhukira no guhumurizwa ku Mana. Yesu niwe wavuze ngo ndagiye ariko simbasize mwenyine, ndabazanira umuntu uzajya ubahumuriza. Umwuka wera abereyeho
kuduhumuriza mu gihe Yesu azi neza ko kuba muri uyu mubiri biruhije. Yesu abizi ko ibigeragezo bijya birusha umutima, bikarusha umutima, bigatuma umutima unanirwa cyane. Ariko Yesu azi yuko iyo umutima unaniwe cyane, Yesu yadusigiye umwuka wera. Umwuka wera niyo uduhumuriza mu bitugerageza byose. Iyo usohotse hanze, abantu wagiriye neza bari bo bakuvuga, abantu bakakuryarya, ubireba neza ko barimo kukuryarya, bakavuga ko Imana iguha umugisha n'iminwa, ariko mu mitima yabo barimo guhekenya ameno, mu mitima yabo barimo kukuvuma. Ibyo byose nuko bigenda bikarusha umutima. Ese iyo umutima warushe ubigenza ute? Iyo umutima urushe, uragenda ukaruhukira mu bwihisho bw'Imana. Uragenda ukihisha mu cyumba cyawe, ukihisha, ukaruhuka, ugashaka guhumurizwa n'uburuhukiro ku Mana. Kuruhuka ni ikintu cyiza cyane. Kuruhuka ni Imana yashizeho ikintu kitwa kuruhuka, kuko Imana yari izi neza ko nitashiraho ijoro, Imana ntago yaremye ijoro, ariko yashizeho ko amanywa agenda agasimburana n'ijoro, abantu bakabona kuruhuka, abantu bakabona umwanya wo gusabana n'Imana. Imana nayo ubwayo yararuhutse, kuko yarazi ko umuntu akeneye kuruhuka. Muri iki gihe turiho yo kuruhukira mu Bana, tugomba gushaka guhumurizwa, tugashaka no kuruhuka ku Mana. Twe gushakira kuruhuka mu bantu, twe gushakira kuruhukira kw'imitima yacu ku bantu. Yesu yabaye muri iyi si. Yesu azi neza ko kuba muri iyi si biruhije cyane, ko duhura n'ibintu birusha imitima yacu, ariko muri byose yaravuze iki? Muri byose Yesu yafataga umwanya yo kujya gushaka imbaraga n'uburuhukiro ku Mana. Imana idufashe cyane, tujye dushaka uburuhukiro. Iyo tugize ibibazo n'agahinda kenshi, icyo nicyo gihe cyo guhungira ku Mana. Hari igihe ushobora kuba uri umukozi w'Imana ariko utabasha kubyara, ukaba uri umukozi w'Imana ariko udafite urubyaro. Ibyo byose birusha umutima, ibyo byose birananiza, ariko mu izina rya Yesu ari igitangaza Imana igiye kugukorera, ari imbuto Imana igiye gushyira mu nda yawe, kandi Imana ikakinga. Ugasengera abantu wasengeye bakabyara, ariko wowe Imana ikakureka, ikakugerageza. Ibyo byose niko bigenda bikarusha umutima. Umugabo witwa Aburahamu yari umukozi w'Imana wumvira Imana cyane, kandi Imana yaramuhaye isezerano, ariko amara imyaka 25 ategereje isezerano. Ariko ku gihe gikwiriye yaramaze gusaza, ariko ntabwo ibyiringiro byiwe byashaje muri we. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo komeza ibyo biringiro ufite ku Mana, komeza ibyo byiringiro Imana yagusezeranije yuko abana bawe bazamera neza, kuko Imana ije kubigenza neza, ije gusobanura ibidasobanutse, ije gutanga ubuzima ku bidafite ubuzima. Komeza amasezerano yawe mu izina rya Yesu, komeza amasezerano yawe, kandi Imana igiye kukugirira neza mu izina rya Yesu. Utabasha kubyara kandi uri umukozi w'Imana, usengera abandi bakabyara, ari wowe ukabukiraho ugitegereje. Iyo bigenze gutyo ugira gute? Ibyo byose birusha umutima, ariko ikintu cyo gukora ni kuhungira ku Mana. Uri umukozi w'Imana wabyaye abana, ariko abana bawe bakananirana, bakagenda nabi, bakajya mu busambanyi, bakajya mu kwicuruza, bakajya mu rumogi, bakagira nabi kose, abantu bakaguseka. Uriya se ko akorera isi yose, kandi abana be barananiranye. Ibyo byose birusha umutima. Iyo washakanye umuntu utakumva, umuntu wikunda, umuntu mbese utagukunda, mbese akajya mu ngeso mbi, akakubabaza, akagusigana, bigenda gute? Ibyo byose birusha iki? Birusha umutima.
ibyo byose birusha umutima, ariko iyo waruhiye mu mutima ubigenza ute? Ugomba kuhungira ku Mana, kandi Imana iba yiteguye kukugirira neza, kandi Imana iba yiteguye kuguhumuriza. Mwuka Wera arahari, ari igihe Mwuka Wera atubura kubera iki? Yatubuze kugira ngo abashe kuturuhura. Tujye tumenya gutegereza Imana. Tegereza Imana wihanganye, mu byo bikurusha urusheho kuruhungira ku Mana. Abantu baguhemukira, abantu bagusaza, abantu bakuvuga, abantu bakumerera nabi, ariko kuri Yesu we, Yesu agerageza kukugirira neza, Yesu agerageza kugufasha, ariko Yesu agerageza gutuma uruhukira muri we. Wishakira kuruhukira kwawe mu bantu, wishakira kuruhukira kwawe mu bintu. Yesu niwe utanga mu bwihisho bw'Imana, niho Yesu atanga kuruhuka. Yesu arakuruhura. Iyo ugeze mu bwihisho bw'Imana, Yesu arakuruhura kandi Yesu akakugirira neza. Reka tudatinze dusenga Imana. Mwami mwiza, Mwami ukomeye, mu izina rya Yesu, Mana ndasengeye abantu bawe Mwami, ubaha umutima umenetse Mwami, ubafashe gusobanukirwa ko dukeneye umutima umenetse n'imbabazi zawe, atari gusa ku banyabyaha, atari gusa ku bashaka gukizwa, ariko muri byose dukeneye umutima umenetse Mwami. Dukeneye umutima umenetse kugira ngo tubashe kubana neza n'abo twashakanye. Dukeneye umutima umenetse kugira ngo Mwami tubanire abana bacu neza. Dukeneye umutima umenetse n'imbabazi zawe muri business zacu Mwami. Ngwino wigaragaze, ngwino werekane gukomera kwawe, kandi Mwami ngwino utugirire neza mu izina rya Yesu. Ngwino uvuge Mwami, natwe turumva mu izina rya Yesu. Reka Yesu ubane natwe, reka utugirire neza Mwami. Uyu munsi twarebye yuko dukeneye kuruhukira muri wowe, dukeneye guhumurizwa nawe. Mwuka Wera turakwinginze, ngwino turuhure Mwami, ngwino turuhure ibirushije umutima, ibiruhije umubiri Mwami, ibiruhije umubiri Mwami, ibiruhije umutima Mwami. Ngwino Mwami dushoboze, kandi ngwino dufashe mu izina rya Yesu. Oh Jesus, turagusengeye Mwami, reka imbaraga zawe zitubeho Mwami, reka impuhwe zawe zitubeho mu izina rya Yesu. Ndasengeye aba bantu bose mu izina rya Yesu, ubasange kandi ubagirire neza, kuko ari wowe Mana ishobora byose. Turagutegereje kandi turakwiringiye, dukomeje ibyiringiro dufite muri wowe Yesu. Mu izina rya Yesu buri muntu musange, kandi buri muntu mugirire neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amina.